Iyi yo iri muri quartier nziza kandi nayo ni nziza cyane. Niba hari inzu ifite amparasoma nziza nongere mbikubwire, iri ku muhanda wa kaburimbo, iri ahantu heza cyane. Reka nkwereke ibyo tuvuga ni ukuri. Ugeze kuri iyi rooftop yayo noneho nibwo ubona ko iri muri quartier nziza, ahantu hari amazu meza. Utambika hose urabona ko ari quartier nziza nyine. Iyi nzira ahantu heza cyane, ni ku muhanda wa kaburimbo kandi nayo ni inzu nziza cyane. Reka nyibereke. Ifite ibyumba 4, toilette 3 imbere mu nzu, parking y'imodoka 3. Ni inzu iri kugurishwa ku giciro cya $150,000. Zishobora kubamo n'ibiganiro. Yubatse n'amatafari ahiye. Inzu rero ni iyi ngiyi urayibona, yaba ari kuri design yaba ari ukwisa. Hejuru ifiteho rooftop. Ni inzu nziza cyane, iri ku muhanda wa kaburimbo. Quartier yo mwayibonye ko ari sawa. Nimuze dutemberane tubereke ubwiza bwayo. Ni inzu rero iherereye hano i Kanombe ku Gasaraba, hafi neza ya airport, muri quartier ariko nziza nkuko nabibabwiye, hafi ya airport, ahantu heza cyane nyine. Ubwo nimvuga ngo heza cyane, n'ubutuye urabutuye neza, n'ukodesha irinjiza amafaranga meza. Iyi ngiyi nyine aba ari imari cyane. Guturuka inyuma kuri iyi gate yayo, ifite urugi rwiza, amatafari ya ruriba inyuma niyo yubatseho, nayo urabona ko ari sawa. Hanyuma aha rero niho dusanga parking itwikiriye yajyamo imodoka 3 ziparitse neza. Ni parking nini irimo amapave meza, parking nyine isa neza kandi itwikiriye, imeze neza cyane. Nyuma yo kuva kuri parking, reka noneho mbereke na ya rooftop neza mu buryo bwiza. Ni karibu mbereke iyi rooftop y'iyi nzu. Ni rooftop nini ngari igiye iriho amavaze, rooftop imeze neza cyane rwose. Hamwe nyine uba uhagaze ukabona ya view nziza cyane. Ni rooftop nziza igiye iriho amatara, igiye iriho amabuye meza cyane ameze neza, iranatwikiriye. Ahangaha ni rooftop ngari cyane. Igihe waba wicaye hano n'inshuti n'abavandimwe, mubona view nziza, mubona quartier nziza. Ahangaha ushobora kwicara nk'abantu mukahostingira ibirori runaka, anniversaire n'ibindi byinshi. Ifite rooftop nziza. Noneho tugiye kugenda twinjiramo noneho imbere tubereke ubwiza bwayo. Tuvuye kuri rooftop tugeze hano kuri terrasse y'inzu. Imbere y'umuryango ni terrasse nini ngari yisanzuye, terrasse nziza imeze neza cyane. Ahangaha rero hakaba ama design meza nayo ari imbere y'iyi terrasse. Uko ubibona urabona ko ari terrasse isa neza. Tuvuye kuri iyo terrasse turakomeza ahangaha aho dusanga urugi rukoze mu rubaho rwa muvura. Urubaho rumeze neza narwo rusa neza, ruduha ikaze muri iyi nzu yacu. Salo yayo, salo nziza ifite amakaro meza cyane, ikagiramo itara ryiza hejuru na gypsum isa neza, ishushanyije neza. Ni salo nziza nini ifite design nziza, ifite n'amadirishya meza hano. Urabona ko ari amadirishya nayo meza cyane, asa neza kuri iyi salo yacu, birajyanye cyane rwose. Tuvuye aho ngaho turakomereza hano aho tugiye gusanga umwanya wa salle à manger. Ariko salle à manger itandukanywa n'ibi biti birimo hano hagati, nabyo bifite design nziza y'urubaho rusa neza. Turakomeza aha ngaha wageze kuri salle à manger. Salle à manger ni nini, irisanzuye, ni nziza, ni ngari, irasa neza. Ku itara ririho hejuru hose nyine iyi nzu igiye irimo gypsum. Aha ngaha hakaba lavabo nayo nziza isa neza cyane. Aha ngaha rero tuvuye aho dukomereze hano kuri iki gikoni. Hano hari igikoni cyiza, ndakubwiye ngo iyi nzu ifite igikoni cyiza cyane, igikoni gisa neza kirimo utubati twiza. Urabona ko ari igikoni kinini kigari, kirimo utubati dusa neza, amatara meza cyane. Aha ngaha rero niho ushobora kwicara ufata breakfast mu gihe nyine mu gitondo ugiye kujya nko mu kazi. Urabibona hawo umwanya wa lavabo, umwanya wa cuisinier, umwanya wa firigo, byose birimo. Turebe no mu gikari. Mu gikari hari igikoni cyo hanze, hakaba inzu y'umukozi, wa mwanya wose wo gufuriramo. Igikari nacyo ni kinini kirisanzuye. Tuvuye mu gikari tugiye gukomereza noneho ku byumba by'iyi nzu. Turahera kuri iki cyumba kimwe bita icyumba cy'abashyitsi. Ni icyumba kinini cyiza cyisanzuye, kimeze neza cyane, gifite hano douche yacyo. Iyi douche ni ukuvuga ngo ni nayo abashyitsi bashobora gukoresha bicaye muri salo.
ni dushe nziza nayo isa neza irimo n'amakaro meza. Ahangaha tukahagira n'icyumba kindi noneho nk'umushyitsi yaryama. Icyumba kinini kigari cyisanzuye, parafo hejuru ni gypsum, idirishya ryiza. Urabibona ko ari icyumba nyine umushyitsi wawe azararamo ukabona ko araye neza. Kuri uru ruhande niho dusanga ibindi byumba bitatu, ariko mbere yo kujyayo mureba aya madizayini meza cyane ari hano. Ni dizayini zisa neza z'amabuye meza cyane y'urugarika aconze ameze neza. Hanyuma turakingura hano twinjiye muri iyi korodoro aho tugiye gusanga ibyumba bitatu, ari naho dusanga master bedroom. Aha rero hari icyumba cya mbere, nacyo ni kinini, ni kigari, kirisanzuye, amadizayini meza, hejuru itara ryiza na gypsum, idirishya ryiza, umwanya w'amarido urimo, ikintu cyose urabona ko giteguye neza. Tuvuye kuri iki cyumba turakomereza kuri uru ruhande aho dusanga ikindi cyumba. Ngaha hari ikindi cyumba, nacyo ni kinini, inakunze ko ino nzu ifite ibyumba binini. Nacyo ni kinini, ni kigari, kirisanzuye, ni icyumba cyiza cyane gifite idirishya ryiza. Buri cyumba cyose kandi kigiye kirimo iyi gypsum nziza, parafo nziza. Turakomeza hano. Ahangaha rero ibi byumba bibiri tuberetse bikoresha iyi dushe na toilette iri hano. Kuri iki gice niho dukomereza tugasanga chambre principale. Chambre principale ni nziza. Ahangaha niho hari dushe yayo. Dushe nini, dushe ngari irimo amakaro meza, dushe isa neza, dushe nyine chambre principale imeze neza cyane, ibirahure byiza, buri kintu cyose kiri muri iyi dushe ni cyiza. Tuvuye aho muri iyo dushe noneho tugiye kugera aho kuryama, hamwe batera igitanda. Ni icyumba kinini cyiza, kimeze neza, kigari, giteguye neza, amatara meza kuva hejuru kuri parafo. Ni icyumba kimeze neza cyane rwose. Hanyuma ahangaha hakaba garderobe nayo nziza cyane, isa neza rwose. Ni ibintu bisa neza, urabona ko ari icyumba kimeze neza cyane kandi giteguye neza. Iki cyumba reka dukomezanye mbere kuko gifite hano umuryango kikageraho na terasi. Uyu muryango urafunguka gutya ugahita uza hano kuri iyi terasi. Hano hari terasi ifiteho ubunini, terasi isa neza, ifiteho na jaride hano imbere. Nayo ni terasi nziza cyane rwose. Imbere yayo hariho na garden. Nabibabwiye ko iyi nzu ifite ibyumba 4, dushe toilette 3 imbere mu nzu. Ikaba iri hano i Kanombe ku Gasaraba, ahantu heza muri quartier nziza pe. Mwabibonye kuva dutangiye, abo twabanye muri iyi video mwabibonye ko ni inzu nyine yubatse ahantu heza. Miragurishwa kuri $150,000. Uramutse uyikeneye uraduhamagara kuri nomero yacu uze twigeze kuri iyi nzu nziza iri kugurishwa. Tuhaye ikaze.